n'abagabo adufashe asenge Imana kugira ngo dutangire gahunda zacu mu izina rya Yesu. Dusenge Imana. Mana data wa twese wo mu ijuru, Imana yacu, Imana ikomeye, Mwami Imana turagushimye, tugushimiye Imana kugira neza kwawe, tugushimiye Mwami Imana uyu munsi mwiza Mana yanjye wongeye kutugezaho. Mana turakubashye, turagushimye Imana. Warakoze Mana rero yuko wabanye natwe iminsi yose yatambutse. Data warinze ubugingo bwacu kugira ngo uyu munsi Mwami Imana twongere kugera kuri uyu munsi mwiza Mana yanjye w'ubukwe bw'abana bacu. Umuyobozi hagati yacu Mwami, aba ari wowe wiyoborera Mwami Imana iyi gahunda y'uyu munsi. Garagare Mwami Imana nk'Imana hagati yacu, Mwami w'abami Data, dutangirane nawe kandi tuze gusozanya nawe. Mwuka wera aba ari wowe Data uba hagati yacu, ukomeze kuyobora no kuganza. Urakoze rero, ndaheza imbaraga mbi ndafatanyije kandi yakirogoya myuka yose mu izina rya Yesu. Iyo myuka yarogoye ubukwe, imbaraga mbi zose mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese tuguhaye ikaze, turakwakiriye kugira ngo utegeke uganze muri ubu bukwe, maze Mwami Imana abe ari wowe Data wiyoborera nk'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Reka nakire korali Rukundo n'indirimbo yawe imwe ndetse n'amagori n'indirimbo yawe imwe kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda mu izina rya Yesu. Karibu. Thank you.
neza aho mwiyura rero hanyuma umubwire ngo urakara ko mu mara yanjye aho bikoreye kuko wari ubuze cyane. Jeanne yatangiye kurira kuri ze kare cyafite umwanya wo kurira urekeye sibyo. Nawe ureba uburyo bwawe nawe urebe ugira akajambo keza umubwira ati nutakavuga sinkomeze. Akantu umubwira ariko nakamubwira ndahita mbimenya ko wakavuze. Yamwenyuye. Haleluya. Yesu ashimwe. Kamana yacu turagushimye turakubashye kuri ikinyakibero data twese turacyakomeza kuzamura amashuri imbere yawe ibyo wakoze n'ibyo uzakora ndetse n'ibyo ukoze uyu munsi turanezera kandi nk'ako tugiye kukugezaho ijambo rya mwami no kuganira mugaragore n'aba ari we tugize kumurira ntabwo icyubahiro reka vugane natwe twabiteguye dushishikara ku munwa no kubikora nk'uko ushaka no gushima twakiye gukora kwawe no gusobanura kwa mwami umwuka w'abana nawe kandi ushyigikire n'uko ubikore kwibeshya mu izina rya Yesu. Haleluya. Nenda tukomere Imana amashyi. Kugira ngo rero tumaze guhana ikaze mu nzu y'Imana tubanze nakire abari abashyitsi baturutse kure. Tubanze tubahe ikaze mu nzu y'Imana. Niba atari muri umurenge wa Gahini gaturanye rya Gahini narahagurukiye turamutse kugira ngo muhaguruke amajoro zanyu marambure ibiganza dusuhuze ntacyo bitwaye. Haleluya. Isabira abantu n'ibizi kuri umushyitsi ntabwo uri Gahini yahagurukiye ubuzima bwawe ntacyo bitwaye. Nagira ngo sabe karenda marina bahagurutse nawe ntari abandi bantu bambaye ukundi kuntu baje bagaragiye ababyeyi bacu basashima cyane. Hari ikintu nabonye mu buzima abantu batinya. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana kandi ndatekereza ijambo ry'Imana n'uryumva n'unezerwe hanyuma twihute turacuguza uburyo turasoma igitabo cy'Itangiriro. Nta magambo ndakumva cyane twagiye mu bukwe ariko ngira ngo natwe tuyasome mu bice bibiri mirongo cumi n'umunani. Itangiriro igitabo cy'Itangiriro mu bitabo bitanu cya Mose igitabo cya mbere yanditse cy'Itangiriro ibice bibiri mirongo cumi n'umunani aravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose ibizanira uwo muntu ngo bimenye uko abyita. Kandi uwo muntu yise uko yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka. Iteka Imana isinziriza uwo muntu ubucicura arasinzira mukuramo urubavu rumwe yasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu ruhindura umugore umushyira uwo muntu. Aravuga ati iyo ni igufwa ryo mu magufwa yanjye nakara ko mu mara yanjye azita umugore kuko yakuwe mu mugabo. Icyo gituma azasigasira nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Ndashaka kudasoma ibyanditswe byinshi ariko ndashaka guhera ahangaha kubera impamvu
ijambo ry'Imana tubwiye ko Imana yaremye umuntu umwe ari we Adamu, imushyira mu ngobyi ya Edeni, imuha kubaho mu buzima bwiza, imuha kubaho mu buzima afite umunezero, imuha kubaho afite ibyarya byose. Bibiliya tubwiye ko iby'Imana yaremye Adamu ari we byise amazina. Hanyuma yajya kubona akabona inyamaswa ebyiri, akabona inyoni ebyiri, akabona mbese ibintu Imana yaremye ni ikigore n'ikigabo. Mu by'ukuri yagize agahinda, yagize n'umubabaro. Buriya abasore baba bafite ibibazo. Abasore baba bafite ibibazo, niba umusore hataza kunyumva baba bafite ibibazo, ntabahamagara ngo mwitabe, mbese arabyimenyera. Niyo agenda ukabona ni umunyabibazo, niyo avuga ukabona ni umunyabibazo. Kubera iki? Hari icyo abura mu buzima. Adamu nawe yari afite ikibazo cyari kimugoye, yararebaga yabona ko kuki ndeba ingabire ebyiri, narabona inka ebyiri, narabona intama ebyiri, narabona ingabire ebyiri, none se njyewe mbaye wani nta kuntu yewe numugira n'impuhwe, ubwo ni uko nyine ukabona hari uko bamufashe bamufashe kubera yuko afite umunyabibazo. Adamu rero afite ikibazo rero cyaramugoraga cyaramuvunaga cyane. None rero Imana, kubera ko Imana igira ibibyerereye, haleluya haleluya, Imana kubera ko igira ibibyerereye igiye kubonera avuga ngo uyu muntu ntabwo akwiriye kuba wenyine, reka muremere uwamufasha kurumara irungu. Abamwongera ubundi bafasha bakaza. Uzare hari umuntu w'umugabo ufite umugore w'igitwa abashyiraza gutekereza afite ibyo ashaka kumva, ariko abandi bafashwa na gutera bashyira mu matwi kugira ngo zimufashe neza mu irungu, kubera ko ntawe afite abwira. Hanyuma rero Imana igiye kurere ibona ubukwe bwa mbere bwabereye muri Edeni, niho bwatangiye. Imana rero irangije yawe gusinzira, arasinzira, reka se nakubwira arasinzira. Imana yije umukura mu rubavu, irishyiramo umugore agiye kwikangura, yikangura arebye agiye kureba asanga iruhande rwayo umugore avuga ati mama we, ati mbega byiza. Bari n'umusore atangiye kumva atekereje kumva yashaka, atangira ashakisha reba niba yaba umwemeye akamutera imitombe itagira ingano kugira ngo arebe ko yamwemera. Undi rero nawe yarahindukiye gusa abona uruhande rwa rundi, arangira avuga ati ndabonekeye ngo bitangaza, ati ni ukuri urakara ko mu mara yanjye, urugufwa ryo mu magufwa yanjye, yewe ati noneho rwose uyu munsi nanjye ndanezerwa atangira guseka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubukwe bwa mbere bwabereye mu rugo, niho bwabereye. Rero Imana yaremye umugabo n'umugore, ntabwo yaremye umugabo n'umugabo, ntabwo yaremye umugore n'umugore. Hari umunsi hari abantu bo kubyitiranya, wajya kumva umugabo ngo yashatse undi mugabo. Mu yandi magambo umugabo agashaka undi mugabo ngo niwe ahinduye umugore, umugabo ugasanga yabaye umugore, umuntu w'igitsina gabo nawe yabaye iki? Yabaye umugore. Banyuranya ijambo ry'Imana. Ndagira ngo natinze turebe wa mugore na wa mugabo inshingano zabo. Buri muntu wese afite inshingano ze. Umugore afite inshingano ze n'umugabo afite inshingano ze. Kandi nawe wicaye umenye ko ufite inshingano ufite mu rugo. Buri muntu wese afite inshingano ze, kandi mu buryo kugira ngo urugo rube urugo ruzima ni uko ari urugo buri muntu wese amenya inshingano ze kandi akazikora nk'uko zikwiriye. Petero wa mbere ibice 3 uhereye ku murongo wa mbere avuga ngo hano abagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babone ingeso zanyu zitunganye zifatanyije no kubaha. Umurimo wanyu we kuba uwo w'inyuma, wo kuboha imisatsi, cyangwa wo kwambara izahabu, cyangwa wo gukanisha imyenda, ahubwo ube uw'imbere
umutima umurimbo utangiye umwuka ufite ubugingo ubugwaneza n'amahoro ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera bari biringiraga Imana, niko birimbishishaga bagandukira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'ubu, niba mukora neza ntimugire ubwoba bubaho. Uyu munsi abagabo za divorce zimwe ziraba mu ngo kubera hari ikibura mu rugo kugira ngo bikatuma habaho divorce cyangwa se gutandukana. Bakimara gushakana umugabo aramuhamagara, nyakana yamara kubyara kabiri, nyakana karani bamara kubyara gatatu, umugore ateye kumadi, nyakana yateye igikumwe amaze no kubyara gatatu, amaze guhama, amaze kuba umugore uhamye mu rugo. Ariko burashakira iki? Ndeka Bibiri irambwira ngo umugore w'umutima wese biba ku rugo, ariko umupfagira ntibabivuge mutararusenya waye umukanya gatoya kubera yuko abanyine byahindutse, umukanya gatoya kubona umugabo gatari ubundi ugasanga mwari muzi ko hari abagabo abari mu bandi bagabo baseka, yagera mu rugo hafi y'urugo agatangira gutabura umujinya, kubera iki? Hari ibyo yabuze mu rugo, nta neza abona mu rugo. Umugore n'umugore amaze gushyikira byararangiye, kubera yuko arumva nyine hari aho ageze. Ariko Bibiliya itubwira ko umugore agomba kubaha umugabo we. Bibiliya itubwira uko ari ukuri kw'ijambo ry'Imana, umugore agomba kubaha umugabo muri byose. Pawulo n'igihe abasasa arambwira ngo umugore agomba kuganduka muri byose. Mugabo yaragira ngo ati nyamuneka ndagukene bari mu buriri, uramwiruka uramusubikira ku bandi bagore. Hari abandi bagore bakeneye abagabo baramutwara. Bibyumve neza cyane. Umugore rwose nagira ngo kwibutsa inshingano zawe, ugomba kubaha umugabo muri byose. Gutera inkokora uri gutera inkokora uzajya gutera akabiti, ariko ubundi ubugingo biki ubu byagenze bite? Narasaze. Hanyuma byarangira bakora bayimutera akavuga ati yewe ntabwo. Abandi bagabo benshi barimo barahunga ingo, akabunga akigendera, bayakumva ku mugabo yagiye gupagasa Ugande kandi yagize ate, bakagira ngo gupagasa nawe kumbi yarahunze. Abagore bandakaye imundakaye rya bitubare mu murongo. Ndagushimye mwami, abagore bo n'inshingano zabo, abagabo n'inshingano zabo, buri muntu wese arimo kwiriye kwitwara muri iki gihe kugira ngo ingo zacu zibe ingo z'intangarugero, zibe ingo zitari zo gutera agahinda cyangwa se gukumira abandi, ahubwo ingo zacu z'ingo z'umugisha, abandi bose bifuze kumera nk'uko natwe tumeze. Tugire neza dufasha buri muntu wese, kandi ijambo ryawe rikomeze kutwigisha no kudufasha, kandi ijambo ryawe ryatubwiye kukubaha, kukubaha ko kujijuka, kubyara ko kujijuka, ndakugira ngo dufashe buri muntu wese mwami, bitugire neza muri byose. Urakoze rero, komeza kubana natwe muri gahunda zose. Satani kirogoya wabura, Satani utuma abantu bajya kure, Satani utuma abantu bateshwa inzira, turamwirukanye mu izina rya Yesu. Urakoze mwami kukugira neza, tubona icyo cyawe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Komera Imana neza. Amagambo ese ko twakomeza ngo nasaba rero ko bahaguruka, ababyeyi bacu bahaguruka, Jean de Dieu na Jeanne bahaguruke mu byubahiro byabo, ariko bahaguruka ngo bamera amashyi.
baze abanyamuryango w'iwabo wa Jeanne niba mbere y'uko bahamagara ngo bahindukire babarebe niba nta kibazo gihari. Ni rero kumenya niba ari iwabo wa Jeanne umusaza we cyangwa umusaza watambutse hano bahamirize ko nta kibazo gihari kugira ngo tubone ko kwemera kubasezeranya atambutse hano. Kazirikana Jeanne kubera umugore iteka ryose. Yego, ndacyari hano. Ndagira ngo nibareze Jeanne nawe wowe Jeanne ukazirikana uri imbere y'Imana n'itoro ryacu n'imiryango ndakeka ko uwitonze Jean de Dieu akubera umugabo iteka ryose. Aracyabyemera amaze kubashyikiriza mikorofone noneho bagiye kugeraho noneho bagiye kwisomera. Jewe uwitonze Jean de Dieu ndi imbere y'Imana ishobora byose, itorero ryayo, inshuti n'imiryango, nemeye wowe Mukazirikana Marie Jeanne umbere umugore wanjye nanjye nkakubera umugabo umwizerwa. Sinzaguharika abandi bagore, nzirinda icyakubabaza cyose, nzakurwanirira aho ariho hose, kandi nzakubaha nakubahishe aho ariho hose. Nzagukorera byose ntegekwa n'ijambo ry'Imana. Ngusezeranyije kugukunda, kugufasha muri byose, no kutazaguhemukira uburyo ubwo aribwo bwose. Imana ishobora byose izabifashemo. Amen. Njyewe Mukazirikana Marie Jeanne n'imbere y'Imana ishobora byose, itorero ryayo, inshuti n'imiryango, nemeye ko wowe witonze Jean de Dieu umbere umugabo wanjye nanjye nkakubera umugore w'umwizerwa. Sinzaguharika abandi bagabo, nzirinda icyakubabaza cyose, nzakurwanirira aho ariho hose, kandi nzakubaha nakubahisha. Aha hagati ikiganza cye cy'ibumoso hanyuma asoma wowe Mukazirikana Marie Jeanne kubw'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane nkwambitse impeta igaragaza ko nkwiye kuri ibyanjye byose, nta kizadutandukanya keretse urupfu. igihango gikomeye cy'urukundo. Wowe uwitonze Jean de Dieu kubw'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane mwambitse impeta igaragaza ko nkweguriye ibyanjye byose, nta kizadutandukanya keretse urupfu cyangwa Yesu agarutse gutwara itorero rye ryera. Jyewe Revera Pasiteri Shimimana Donati ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo kubwo ububasha mpabwa n'Imana ndetse n'itorero, nemeje ko uhereye uyu munsi witonze Jean de Dieu ari umugabo wa Mukazirikana Jeanne, kandi ko Mukazirikana Jeanne ari umugore wa uwitonze Jean de Dieu wasezeranye mu itorero Pantekote Imana ishyizemo mu Rwanda. Mwongere dukomere Imana amashyi n'impundu. Uwitonze Jean de Dieu na Mukazirikana Jeanne turashaka kubaha
icyemezo cy'uko bashyingiranwa uko batsinze urugamba. Rero ntarangije amashuri cyangwa babona impamyabushobozi, ariko rero mu itorero gitanga impamyabushobozi urugo rutangiye. Ntabwo bivuze ko aje gusa ubundi umuntu yarangije amashuri bamuha impamyabushobozi, ariko impamyabushobozi itorero ritanga ni impamyabushobozi itangira ahubwo. Ni ukuvuga ngo batangiye urugendo kuko urwo ni ishuri. Murakoze, munyemerere tubahe impamyabushobozi yabo, hanyuma Imana bazane abakozi b'Imana tubasabire umugisha. Basa muri bato. Tukambira tubasengere akoranyiriza twese twahaguruka. Ndatekereza twifuza ko urugo rwagira sibese. Uyu munsi batangiye umushinga w'urugo, turarukuragije. Bahe umugisha, bahe umugisha mu rubyaro, bahe umugisha mu mirimo y'amaboko yabo, bahe umugisha mu bitekerezo byabo, mu izina rya Yesu Kristo. Bahe nukuri Uwiteka Imana ubuzima buzima.
turagushimiye cyane kuko uri umukunzi mwiza kandi turagushimiye ko wari wateguye uyu munsi w'ubukwe bwa bene data. Mana warakoze, turagushimira cyane kuko uyu munsi ubishoboje nk'Imana. Mwami turagushimira cyane icyubahiro cyawe. Turagusabira turakomeza kubana nabo kandi ukomeze kubagira neza, ukomeze kubashoboza kugira ngo ushobore kuzirikana amasezerano bagiranye mu itorero ndetse n'imbere y'abahamya, kandi ibyo byose bijye bikomeza kuba mu bigize imitima yabo, kandi tubanoze urukundo nk'uko tubaraze nawe kugira ngo bajye kuza gukundana, kandi natwe twese dukomeze kutugira neza kuko gukomeza urugendo twatangiye ngo tuzabone igihugu cy'amasezerano. Tubisabye mu izina rya Yesu, amahoro Kristo abane nawe. Urebye turirimbira hano cyacu. Murabizi ko nubwo twari dutaramye ariko hari n'abashyitsi twari dutegereje kugira ngo dukomezanye igitaramo. Niyo mpamvu muri aka kanya ngira ngo tuyitegure tugiye kubakira. Reka nongere ntangire itangazo kubona ritanze badahari. Nyaboneka umusoro ku mashyi wavuyeho, nituza kubona bikwiriye kuko amashyi ari ubuntu tuze kuyatanga neza, ntaze kuba amasabano, sibyo yemwe? Ni ukuri umusoro wavuyeho ndetse n'inyungu ku nganyagaciro yawo rwose byavuyeho. Ubu ngubu amashyi ni ubuntu, aho wayashaka hose mu gihugu, nta kiguzi afite, ni ubuntu. Tuze kuyatanga neza rero, kuko ari byiza rero iyo twaregeye tukakira aba yego, ariko ibintu ni byiza kwera. Yego, you trust me better than I trust myself. I just wanna give you love, 'cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I pray for you? Oh, pray for so long for you, darling. Be my forever. I belong to you. You belong to me. I give you my heart. Oh yeah, this is my vow. When you see the red, byiza rwose. Yego bose ni mukimbagire gitore, ndabona mubikora neza cyane. Abo binogeye babihaye amashyi, abo bishimishije babihaye amashyi rwose. Yego, ngaho rero ni mukomeze mutere intambwe nyaboneka mu dufungurire uyu muryango. Ngaho rero hanyuma nimuza kubona ari byiza kuko nabibabwiye, ntaza kuba amasabano. Yego, ariko mwabahaye amashyi ko batashyira ugoroshya abandi. Yego, ariko mwabibonye ko uyu munsi nanjye nateye intambwe gana. Hanyuma nsabe abahereza bacu nabo bihute kugira ngo twitse sare rwose. Ngaho muhagarara aho ngaho, ntukagire inyota mugore mwiza rwose, ntukicwe n'icyaka mpari.
ntari kugira rwose nkumara icyo cyaka kuko urakara ko mbara yanjye ngaho akibuka gize biteye intambwe rero ngayo gukorera agize neza cyane yehonera hiye rwose ngaho uruhamo gakeya bije uruhamo Jean de wankije Jeanne mugati aterekana ngaho mwerekeze mwongere muhagarane mbere ikabo bakongara muhagarane neza bandi ariko yemwe mutone umurongo gutya nababwiye ngo muhagarare ntawe ujya inyuma y'undi kandi mwese mureba ibitugu bya Jeanne na Jean de Dieu ariko muko wavuye imbere ngaho mare mushyikiriza ngufungura urabo ko atari urwawe ngaho rero icyo gifunguzo agira ukigenera aho ngaho ariko ayo mashyi nongere nyasabe koko sawa rero ngaho Jean de ngaho nimukomeze mu cyaro maze ubutaha bazahagare bavuga izina ryawe ngaho twese tuvuge tuti amen ngaho rero reka mbakure mu isoni sibyo se reka mbakure mu isoni nabonaga kare ugenda umucigatiye kugira ngo uri umugabo naho ubundi ntacyo wongere umufate ntacyo genda wongere umurebemo hariya umutware ariko uramenye ufate aho wemerewe ngaho nyura ahangaha ihute se ntabyo kugenda ukimbagira si uri umugabo genda ihute genda nawe fata uwawe wowe nyura aha ntacyo genda ntacyo ubwo byagaragaye ariko ihute wigenda gake ntabyo ukimbagira mwaho ngaho utegereje iki wowe ihute nyura ihute hosha nyura hano wowe nyura nawe nyura ihute musore ihute wita ukwara umwanya dore nta gihe cyawe dufite mubyo twateganyije we ntiwari urimo ngaho mumpa amashyi nimba mbigenje neza nawe murakoze cyane data wantoje kwakira abashyitsi ariko ikaze ritangwa nawe mubyeyi wanjye rero nyemerera aya masaha muri uyu mwanya kugira ngo utange ikaze muri uyu muryango ndetse mu rugo rwacu murakoze cyane ngaho mukagira imana muri amahoro muraho cyane isashimwe cyane isahimbazwa rero mu muryango wacu twishimiye kubaha ikaze muri iki gitaramo cyacu cy'uyu mugoroba umuryango mpagarariye wa Kamugondo rero ni dansi nagira barabona imfura zateranye nagira ngo rero tuguhe ikaze n'umuryango wawe kandi sabe abana bacu bamfashe kugira ngo bakire murakoze cyane igihe hino rero mwakire tukakira mu muryango wacu ubwicara ububwe neza n'umuryango wanyu mu gitaramo cyacu cy'uyu mugoroba dufite twishimiye kubana nawe murakoze cyane yemwe abo twazanye mwantiza amashyi ngaha abantu baduhaye ikaze wabo tuze kwirinda amashyi y'amasabano munyemere natwe abavandimwe bacu tubahe ikaze tubaha amashyi mayize se iwanyu imvura iragwa ntakiri murakoze cyane ndabona hari imico dutira imico myiza y'abazungu njya numva bavuga ngo avatire swafu ubuzima bwacu twese
mwabyumvise abantu duhawe ikaze nuko dushimira uko se badi abantu twakiriye natwe nuko dushimira bagize neza data unyemerere ariko umva wowe yego urakoze nanone mubyeyi rero igihe ubwo wambwiraga kujya kubakira umubyeyi yanganirije arambwira ati nitumara kuruhuka tumanuye ivumbi mfite ijambo nshaka kuza kuganira n'umubyeyi wawe wanyemerera rero twamuha umwanya twamuhaye ikaze yego urakoze cyane byajoro wamfura we Donati nongeye kunezezwa no gutera ikirenge ngera hano iwanyu karibu rwose wakoze kumpa ikaze kandi ikaze byari ngombwa bitewe n'impamvu yatugenzaga ubundi twagataramye tukizihirwa ubundi amazina yanjye ni Ngabonziza Moyize Muhizi rero abahizi turayizihirwa tugatarama tukabyina ndetse twanezerwa tukagaba bari kuba umwanya wacu ariko umwanzi w'ibihe ni amasaha biraza gutuma tuvunagura kugira ngo ducunguze uburyo umwete kimara kumpa ikaze nabanje gusaba abo twazanye kumpera amashyi nubwo numvise batanga amashyi agerwa ku mashyi ayo niyo nashakaga rero nta mashyi nta mpundu nta cyabaye icyatugenzaga mu by'ukuri ndashaka kugusaba mu byubahiro byanyu munyemerere mumpe ububasha buhagurutsa Jean de Dieu na Mutoni Bagejuru ikaze kandi nta kintu wadusaba ngo tukikwime mu muryango wacu twabaye abavandimwe numva rero nta kintu twakwima Jean de Dieu uraho muto nawe uraho dore umunsi wabaye muremure Jean de Dieu yakwihaririye dore twakubuze urungano rwarize ariko niko bigenda na banyogosenge niko byabagendekeye nasabaga Jean de Dieu ahindukire arebe Mutoni arebe nimba ari wa Mutoni yaje atugana adusaba ababaye amashyi mukagira imana ariko ko nta shyari dufite ayo mashyi twayatanzira kubera ko indangururamajwi imuri kure abyerekanye n'ikimenyetso kigira ngo nitirebye natwe dore ko imfura aho zisezeraniye ariho zihurira tukaba tutagutuburiye mugani wa bubu ndumva byaba ibyishimo byaba igihe cyo gutarama buri umwe wese anezerewe ku mutima nta munyeshyari dushaka ntiwahwemye kuyadutega kandi ntujya utenguha babibonye kare ubwo twari tuzi ko ugiye kutuzirikira ku mugozi nka bubu baza bagasaba ugategereza ko bazatebutse ugaheba ibikinyi by'amarembo bikazaho urubobi cyane rwose tugushimiye rero ikaze waduhaye mu rugo rwanyu tugushimiye ibiganiro turi bugirane ariko natwe twishima ko twahiga umuhigo wo kubashyikiriza Mutoni muza kutwemera muraduha akandi kanya tugira icyo tuvuga ariko umwanya ubu twari dufite kwari ukubashyikiriza Mutoni murakoze umuryango wacu wari Unidasi kugira ngo nk'uko
umuvandimwe Moise amaze kubivuga twabasabye umugeni nagira ngo rero munyemere twongere tubashimire kandi Jean de Dieu yongera ahobere Mutoni kuko rwose Imana yagize neza Mutoni twabasabye rero baduhekere ayo mashyi ariko abantu bari hano amashyi ndabara wagira ngo ni amasabano amashyi atari amasabano ni abasabaga tubaha amashyi n'umunsi w'umunezero wabo rero muvandimwe ijambo nk'uko murarihorana igihe cyose wisanzure hano wumva ufite umudendezo ahangaha ni mu bavandimwe ntugire ikibazo ugira ubusabe ijambo turariguha urakoze cyane bakunshimira na none umuhungu mwiza ndetse nawe nabonye mu gihe kizaza nubwo yari ari kuvugira kuri bagenzi be nawe nabonye mu gihe kizaza azatera ikirenge akagera iwacu iwacu zirakamwa urakoze mubyeyi rwose bakumpera amashyi yego icyizere gikomeze kuzamuka rwose ega mu kinyarwanda baravuga ngo zitukamo nkuru ikindi iyo mwagize uzi kubahakirwa mwabura iki si wacu turi kumwe na Shimiyimana ntacyo twahabura rwose reka sabe Jean de Dieu ba wicaye gake uruhuke dore umunsi wose ugenda buriya ntiwabyutse iya Rubika uza kureba Mutoni umva rero ntaguhaye akanya ube wicaye naba kukubangamira reka tuganire n'abasaza ariko mwokabyara mwe mwokagira inka mwe mwokagira inkindi tuze kwirinda amashyi yitwa amasabano nimubona ntayo dukwiye mutwihorere turayiha nimubona tuyakwiye muyaduhe ibyo ndabisabye mu ruhande rwanjye rw'umuryango mpagarariye wazirikana ndetse ubwo Shimiyimana nawe aramenya mu ruhande rwe ariko nta mashyi y'amasabano aragatsindwa imfura zigiraho zisabirana zikagira n'aho zihurira uyu munsi duhuriye hano rero mu nkera y'abahizi dutaramiye Mutoni na Jean de Dieu twaje tubahekeye umugeni mwamubonye kandi mwamushimye mwasanze icyo mwasabye tutabaguraniye kubera igihe twakaganiriye pe ariko uze kutwemerera n'ubundi tuze gutera intambwe tuve hano tugeze mu rugo rw'abana murakoze umuryango mpagarariye muri uyu mwanya ntabwo dusezerera abantu gutyo rero amazi bwacya atemba ubu ngubu bageze kure nasabaga ko badufasha kugira ngo tubakire noneho ibindi turabivugaho tumaze kubakira murakoze cyane bafashe ngaho duhuze ibiganza dushimira ntacyo ndakomeza nyasaba amasabano ntacyo bitwaye ngaho rero hanyuma ati ntabwo tugomba kurya twenyine ahubwo urutasate wa nyiri bambe nduwama w'isindi wa dawe numbaza impamvu nzaguha imvaho ndi mwiza henshi mutabona burange ndikimeze ariko muryoherwe ntago mbahagaze hejuru ndimo ndagira ngo muryoherwe kurushaho simvuga urukonje cyangwa urukonjo sinkunda ikoryo cyangwa igoryo ashwi njye sinkozwe uruntazi sinatambamba cyangwa ngo ntambikize sintera intambwe kigabo cyangwa kigore njye ngenda kinyarwanda nkavuga ikindi nitazira agasabo nkiyorosa agasambi niyumva uko ndatari uku ndeba nuje isa nandujwe n'isano dusangiye twese bene igihanga erega nituri bene giharamagara aho haziye ku busanga akunda asumira isaso ry'undi mugabo ngo yumve ibihavugirwa twe twimanye u Rwanda ntitwimanye inkunga twimanye imvano ntitwimanye imvaho twamanye ingabo inganzo n'imyitozo mukomera ariko nanga iyo mvuga barya ntibavuga ntibagamba nta mashyi mbese mba nabuze amashyi nabuze n'umudiho
abenshi ndavuga ngo ndumuruta sate bagapinga. Ubu se wabonyeho umukobwa ufite amagambo angana nk'aya yanjye uhagarara imbere y'abarya nkatinyuka nkashira amanga? Nihe wamubonye? Ndumuruta sate. Undi uteye sate njye nyir'ubugenge uhekera mu nda najya gusingira umwaka nkabumbura ntururuka uduhure nyakunyura hasi nawe atinda atarahagera aransigiza nkamusigiriza uko munogereje akansenga. Uwarota ntsinda yo yacibwa kuko ubwiza bw'inyuma imbere mbukubya amagana y'ibihumbi n'ibihumbagiza uwihangishije kumenya byaramuhumagije. Mama ati gakobwa kanjye igihe uteka ntukayorere buriya habaho n'ibiguti kandi ubiriya gwita ku rugamba. Nicyo kibura gasani n'iki kangere mu kanwa kandi gituma ngaba ntiki kanterira ari nyina w'ubuhanga n'ubuhangange nawe arambatiza ati uhaguruta sate mwana wanjye. Umuseke utambitse ndibatura nt'umutima mbako utunyerera inkesha umuharuro ye n'ibikarisi nkabisige. Mama ndabutswa ati gakobwa kanjye nabuze uguhiga mburukuruta umuruta sate ndibatizwa ni Orose nta wundi utanye nawe batagira umubare kandi utunze amata ahembura ibihumbi nkaba niribari dudubiza woshye kanyonyobyo ntatembye nduzura nkasumbya sate inshinda karaba nkirerana nkarenza urubogobogo. Undi utayaba sate ndumuruta sate nyiramuherwa mpukane nta kubinyeto byuje ubuhanga ndikarira ko umusore utazwi kandi gacunga mucunga wamye ikinyarwanda muri bene cyo. Bise muracyapinga? Muracyapinga? Ese Marija uraho ma? Hobe. Aye ufite ikigabo cyiza mama cyohongo cyamuga. Ariko mama Uwiteka shimwe cyane. Marija ryoherwa ma, ryoherwa. Dore maze iminsi rwose modire zaraguheranye. Uyu munsi wishimye munezerwe iruhande uwo mutwara jambo wawe. Rwose twishimiye kwana nawe. Reka manze mbasuhuze buramaze kubibwira ndumuruta sate. Nanyumvise. Muraho baganje kandi batwara jambo bene ingoma n'imirishyo ntwari mu ngo zirya nino bene ibigwi byiza kandi bene imyaka itagira utwatuzo ntarondora bujambo cyangwa butabo bizira mitima ntore z'intoranwa. Ese muraho bagabo b'intarumikwa? Muraho murakomeye? Uraho mbe dawe? Uraho ese dawe? Uraho? Wani mukazirikana uri kubasuhuza ngende igikoresho cye kuri uyu munota. Maze gusuhuza ba dawe reka nsuhuze na ba mawe. Ese muraho ba mitima y'ingo z'ubu n'izejo zuje ubwiza zizira ubwibone uburanga murangwa mukabukesha u Rwanda rubita b'imitima kandi ab'ubupfura. Ese uraho mbe mawe? Mbe mawe uri? Komera mawe. Hobe. Uraho mbe mawe ukuzira imbereka? Uraho mubyeyi mwiza? Komera. Wani mukazirikana uri kuguhobera ati hobe kandi rwose ishuke. Yego. Mukazirikana rero nagasuhuza ababyeyi gusa arakomeza akirebera ibumoso. Adibwo ni ibumoso ni iburyo bwe. Akavuga ati uraho mutwara ubasumbye ubitwara uwitonze wakamugundu ushenge ikigabo cyanjye mama igihugu cya Mukamusa. Ese uraho mugabo w'icyeza? Ngahishuke mu mutima mukazirikana uhaguruke maze nawe umuhagurutse umugwe mu byano wumva icyo kibungenge cyawe cy'amata kabasha inkanda maze babyeyi muvuze impundu n'abakaza ntibahushe. Ngaho hari iyo barya ntibahoberana? Iyo barya ntibahoberana? Haguruka maze uhagurutse uwo mukobwa umugwe mu byano wumva icyo kibungenge cyawe cy'amata kabasha inkanda maze babyeyi muvuze impundu n'abakaraza ntibahushe. Impundu zigihe mwuka byara. Igihe mugihagaze munyihanganire batesha umuti. Dore ni mwebwe mwantumiye. Mwe mwanyihamagariye muri ba nyirakazihamagariye. Akomeza kubwira ati ukitubwira icyo wumvise muri icyo gihangano cyawe kirusha benshi ubwiza maze kikubwire kiti
uraho mwihariko wanjye ntagize undi tuwusangiye wowe undeba ndi umwe nanjye ngutunze ukorodoro icyiza kiberwa kandi kibera abandi urugero ku ngerero nyiringamba n'imihigo wowe unkunda utabihatwa nanjye nkakwishyura nsa n'ugusumbya uraho mbe mugabo w'icyatwa uraho aho nimwicare ndabona yamwaye ese ubundi umwajwe n'iki kwari wowe wijyanye uri kumwara umwara iki akomeza kubwira ati ndeba ndi imbata yawe hose uko ndi nuko ndahira imbere y'abana bumviriza ko ntazagira imbere ka mfite umpimbara bingana bitya mfite umpimbara bingana bitya ati data shenge kigabo kisore batereta ngaho mukazirikana wawe nje nzanye cyangwa igihe ugishakiye ujye ukiyobora kandi kiravuna ntugaturye bibiri kimwe iyo kizihiwe ikindi kiburizwamo uramenye ntukagitabe mu nama ujye ugihembura nibwo gituzaho gacwa uti kandi icyo gihugu ni icyawe mame gihungura cyita amajyepfo cyangwa amajyaruguru ukirindishe nyiracyo cyangwa ujye ukicungira n'ubundi ayo mu bugabo namurayo akomeza kubwira uti ngabe yanjye ninguhamagara ujye unyitaba kandi ujye unyitaho mugabo nsumbije hejuru n'abarinda maze uko uturi iki gihugu nta nkomyi nanjye umwicwende njye nikoreramo bwije kandi uko uturi ujye unahinga umpa imbuto ntere wose nyirishaza undeke nivurugute muri ibyo bituza byawe ubwanwa mbukoremo nk'uto bakondo nanjye mpinduke nyir'ubwanwa nk'abandi bana uti maze uku ndeba ntibigashire mama kigabo cyiza twigumanire ubanze wumva ibyo abandi barahiriraga isi tuyiturwa uwa babiri twihwanire nk'abihwanye dusangire nta gucuranwa no gupfa ntitugasigana asiki ariko amashyi y'aba bantu abahe imana ukwimya amashyi ntiyaguha amashyi nimuyagumane akomeza ati kandi uko mpamagaye nkwitabe nti karame icyomoro cy'umutima uyu kandi igikundiro muri rubanda umbwira icyo ushaka cyose ntiguhe nta kugabanya ijoro n'irijiju neyo nyikirize undize ntababaye ahubwo unyigabije maze bene imbereka niba tubona abajigi mu ikibi nuko bagirira nabi ibindi byose byaba ari umwanzuro gahorata ikigabo cyiza ihe ntugashavura utunze mu mararunga azajya kuririmbira ahogoze nk'uko ari ihogoza aguha umutuzo ye n'urukundo maze mama ijoro niryira umusabe icyo ushaka mwana wa mama mwizihiranwe mukazirikana arakomeza ati imana y'ijuru ntawe usabye bikeyi impa byinshi nayo isabye butamwe inyongera ngenda burera iranyereye ntacyo nayigaya ati uyu munsi ni umunsi wigeze gupfa none urazutse bene amajwi agorotse nimutera impunda amashyi aburufa yakuri uyu munota dushimiye ahanze umugore mukuye mu mugabo murakoze cyane murabeho muraguma ageze ngaho komeza witonde ariko witonde ugaragaza ubwitonzi bwawe nkomeze se urabyifuza ngaho turi ntabwo wegere hino ngira icyo mwibwira ubwitonzi bwawe butuma witonda naho wicaye ugakomeza ugatuza ntusandaze ibyo usanze yewe uri uwitonze koko tukibana mu itorero nubwo bwose watubaga mu b'imbere aho twatorezwaga numva gukora mu nganzo hanyuma aho duteraniye twese tugasusuruka nubwo dukomeje kwegera ameza nanone ndagusabye witonze we wongere witonde utekereze witonze uturize mu ituzo w'ubwitonzi hanyuma ukore kuri ya nganzo yawe y'ubwitonzi hanyuma abateraniye hano bose bakomeze kumva ubwitonzi bwawe sibyo uwitonze Jeanne we ngaho jyajuru urakoze cyane umutoni wanjye nshuti nakunze karawo kanjye wagoza ryanjye mutima wanjye rubavu rwanjye kurugejuru gani wanjye herwa inda nziza yakwibarutse ndavuga umubyeyi wanaguhetse wakwisi izina yaragutatse ntasigire inka zitetse
Mutoni. Yes. Ngwino Mutoni wanjye Imana yangeneye nguze dukundane. Ngwino hogoza ryanjye Imana yampaye nguze nge ngutetesha. Ngwino Mutoni wanjye Imana yangeneye nguze dukundane. Ngwino hogoza ryanjye Imana yampaye nguze nge ngutetesha. Imana yaduje yarizi neza umugambi dufiteho ngo tubyare duheke dutoza abana inzigana mu ijuru. Imana yaduje yarizi neza umugambi dufiteho ngo tubyare duheke dutoza abana inzigana mu ijuru. Muto nindagukunda mu mwijima ngeza kubera urumuri. Ntuzigere na rimwe ushidikanya ku rukundo nagukunze. Ntuzigere na rimwe ushidikanya ku rukundo nagukunze. Ntuzigere na rimwe ushidikanya ku rukundo nagukunze. Muto nindagukunda mu mwijima ngeza kubera urumuri. Ntuzigere na rimwe ushidikanya ku rukundo nagukunze. Ntuzigere na rimwe ushidikanya ku rukundo nagukunze. Ntuzigere na rimwe ushidikanya ku rukundo nagukunze. Murakoze. Ewe ongera uhuze ibiganza ariko ati ibi bintu si byiza, maze Mutoni we umaze utoneramo mu witonze, kuko witonze akwiye kugutetesha koko, ngo ntuzigere na rimwe wibagirwa umirengagiza na gato urukundo yagukunze. Ayiwe yemwe basore ntacyo mukwiye kwibwira, murimo murabivutavota. Jean de Dieu rero reka nongere ngusabe gume hano n'ubundi kuko ngiye kugukoresha. Barimo barabivutavota wagira ngo ntabwo muzi kubera hano ikambere basha barako bareba. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo gushimira. Hanyuma ndagira ngo sabe abafite za mpano kugira ngo bazegeze hino, hanyuma mpamagare ababyeyi ba Jean de Dieu ndetse bombi baze. Ababyeyi ba Jean de Dieu barengere begere hino. Uwitonze Jean de Dieu nako uwitonze Jeanne cyangwa se Jean de Dieu mukazirikana barifuza gushimira ababyeyi ba Jean de Dieu. Bahaguruke begere hino, hanyuma sabe b'abanyagikari bacu batuzanira izo mpano rwose bihuse kuko turazikeneye. Yego nyaboneka munyaruke mucunguze uburyo umwete, nimwihute rwose, nimwihute. Nibanyaruke rwose, nibanyaruke, nibanyarutse. Nabo nimba hariyo bageneye abana bayitanga nta kibazo, mu rwego rwo gucunguza uburyo umwete. Nituguhamagara kugira ngo wakire impano nawe iyo wateguye ujye uhita kuyitanga. Yego rwose. Hanyuma nimba hari n'ijambo mushaka kubwira aba bana banyu, iyi ni indangururamajwi rwose iri hano. Imbuto zose rwose muzabyare muzaheke, kandi n'imbuto zirimo zizatunge abana. Nabyo byashobokaga, ariko urugo baza kuvuga ko batumye sindataza. Ubwibyo munyemereye rya jambo nari nacumbikishirije mwanyemera nkarisubukura.
ijambo ngiye kuvugira muri rugo mw'iki gitaramo ni ijambo ryitwa gushima. murakoze cyane. Kandi ngo urugo rwiza nk'uru cyangwa igitaramo cyiza nk'iki kikurwamo n'umwana uzi ubwenge. N'ibyo reka nsabe abo twazindukanye mu nteza amashyi mu nteza impundu dushimire umuryango uburyo watwakiriye, uburyo baravuga ngo wakoze uyu mutima gasesekara ku munwa. Reka dushimire umuryango tunashima n'Imana ko Mutoni tumusize mu maboko mazima. Ijambo ry'Imana riravuga ati aho uzagera bakakwakira uzabasabe umugisha. Dusabye umugisha uturuka hera heza ho mu ijuru, turawakiriye rwose utagabanyije, w'iburyo n'ibumoso, ubayoboke kandi Uwiteka ajya bakotisha abamarayika be, muzeze muzabyare hungu na kobwa, kandi muzajye mukomeza mubone ibyo mutanga, kuko Imana igiye kubavubira imvura muzayibona aho abandi bayibuze. Turabyatuye mu izina rya Yesu, amen. Twese amen. Rero mubitwemereye mwaduteza intambwe mukatugezaho mubakiye abana kugira ngo hagire n'undi muhango ukurikira. Murakoze. Rero munyemerere kuko ibyo wasabye ndikwemera, ariko asabe abanyagikari bazanira impamba akanozangendo. Murakoze. Turabasoma. Ndakwemereye kandi unyemerere tujyane nkwereke n'aho abana bari bose. Uwo mukobwa nagufashe agutwaze, hanyuma ugende ntugire icyaka mu nzira. Murakoze cyane. Mwafashe gushima, ariko amashyi impundu birakwiriye umuryango, kandi icyicaro nk'iki nyabune nawe uherekeza abicaye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Kadusenge. Nyagasani Mana yacu, turagushimye cyane, tugushimiye ko wabanye natwe umwanya wose tumaze hano, tugushimiye ibyabereye aha byose, tugushimiye ibiganiro twaganiriye, kandi tugushimiye kubw'uyu muryango mushya. Turawusengeye Mwami kugira ngo ukomeze kubana nabo no kubagira neza, kandi twese ukomeze kuba mu ruhande rwacu. Buri muntu wese ku rugendo agiye gukora umugeze mu rugo amahoro. Hari abagiye kugenda bagifata urugendo rurerure, turabasengeye Mana kugira ngo bageze mu rugo amahoro, kandi natwe abasigaye kuri umusozi wa Gahini usigara natwe ukomeze kutugira neza. Abagenda n'ibinyabiziga ubarinde impanuka, bandi igisa n'ikibi cyose mu izina rya Yesu. Ineza n'ubuntu bwawe ukomeze kubana natwe muri byose. Turagushimiye Mana, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.